Ndi Papa Sava. Kunyitegereza ibyo buryo urareba Ndemba numva iby'ubukozi bwawe. Nese uburimo birafinda ibiki Papa Sava? Mama Sava. Ubu naje nje. Reka da. Ubu ngiye gukoma. Maze uzombone noneho. Koma iki se kandi? Bimwe byamuraho murakoma se n'ibyo uri gukoresha biti n'ibyatsi. Ariko Mama Sava. Akubwa wigira ibiki wa mugore we. Ariko Mama Sava kutari uw'Ikigali koko nguvuge uti navukiye mu mujyi koko. Mama Sava ukabutari uwejo. Mama Sava ukabutari uwejo bundi. Nk'ibyo uruwamana hatane se. Wavukiye Los Angeles cyangwa ni California na Garagisa. Arewe. Ubu bintu byo gukoma ubwatsi ntabyo uzi. Mba nkorogada mbibwiwe n'iki Papa Sava? Ubwo niba utabizi sungana utyo. Umwana wacu Sava azabimenya bibwiwe nandera. Bimbwire nyine naye nzabimubwira. Goko. Wanjye urabona. Kera nyine iyo wabaga ufite uruguri cyangwa ufite ubwatsi. Ukaba ushaka ko nta muntu ukuragirira ubwatsi cyangwa se nta muntu ubwahira. Dore wagiraga gutya ugafata igiti nk'iki ukazirikaho ibyatsi hejuru. Warangirira ukagifata ukagira ute ukagisongora gutya urumva hagutya nyine noneho ukagenda ugashinga mu murima ubwo no gutanga itangazo ngo ntihazagira unyahirira ubwatsi cyangwa ngo andagirire ubwatsi ese maye ni itangazo itangazo nyine none hagize ngo reka kera nubwo basogokuru na basogokuruza bacu batari barize ngo bamenye gusoma ariko gutanga ubutumwa barabutangaga da none se wowe usibye ibi ngibi aho bashigisha ikigage bahashyira iki mu giturage harangwa n'iki ikigage si igishakashaka se vuwara bamanika iki igishakashaka wahanyura ukavuga utaha hari iki hari ikigage iyo ari urwagwa bapima urwagwa harya birasa urukoma bamanika urukoma donc vraiment bamanika urukoma none ubwo bibaye ko noneho ari nk'imineke bacuruza ku buryo se wumva ko bamanika igishishwa cy'imineke none donc bamanika nyine igishishwa cy'imineke uhageze wese akamenya ko ari imineke none yagenda ubwo se nticyabura none se igishishwa cy'imineke kiborera umunsi umwe ubwo nyine kiboreza ejo cyangwa ejo bundi ni ukuvuga ko n'ubundi ya mineke nayo igihari watonora undi ukawurya ukajya kumanika bari byawe ntabyizira ariko n'utu tuntu muba mukwiye kutumenya ndabimenye cyakoze urumva ntacyo bikubwiye se ubu nabaziye rero abaturage binaha uwo nzashingamo iki giti ubwatsi nkabukoma akarangiza akajya kubwahiramo ubwo tuzakizwa na mbuga tu agira ukwibeshya noneho duhangana ntabwo bishoboka Papa Sava wigeze urebaho hano wigeze urebaho kubera iki ariko se Papa Sava sinkakubaza ikibazo ngo nawe mbaze ikindi cyekare we ntabyo nigeze mama we ntabyo narebyeho ntabwo wigeze urebaho byo ntabwo byashoboka umuneke umwe 2 3 5 mvaye muko vayo hano iyi mineke yagiye he iyi mineke yagiye hehe iseri nsize yuzuye igiye he ubanza ari umwana wawe ndabonaga ari gukina bagenzi be hariya ngo umwana umwana wanjye se n'umuvure wari urimo gushyiramo imineke ngo baramwenga umuneke umwe 2 3 5 umunota umwe aha kankurebe neza icara hariya gusa nakoze iki kandi reka nzi rero wa mukobwa we ubu noneho
umenye neza yuko kwihanganira amakosa yawe binaniye. Uranyumva neza? Ibi ni ibiki biri kwitama ryawe? Ngusigira inkono nguteke nurangiza warura urye inyamuzima remo nkono ubu ndategura iki? Akose ko numva ko umunyu wahiye hari ikindi koko nakoze? Yego ye ngo umunyu wahiye. Umunyu wahiye? Hako ngereka mabwire rero. Umva nkubaze noneho umbwire neza niba mu mutwe wawe uri na muzima. Amakosa yawe ngiye kuyashyira ku murongo. Niba ngombwa uhita usohoka utahe. Ejo ntabwo wanyagije isabune. Irayengira irashwanyuka irarangira. Iryo si ikosa rya mbere. Ntabwo nasize umwembe w'umwana hano. Urawufata uryaho igice. Umwana wanjye arya kimwe cya gatatu cy'umwembe wose. Uriya mwana niwe ukeneye gukura cyane niwe ukeneye gukura. Ku buryo ifata ukarya umwembe munini kuruta uw'umwana. Iryo si ikosa rya kabiri. Urifasha uragiye wisiza amavuta y'umwana wanjye. Iwanyu barambwiye yuko nzajya nguhemba ntazakugura amavuta. Ese yanjye ko yashize ntakiri muri mwampereza wagira ngo mbigenze gute? Wagombaga gutegereza. Herega nta n'isoni uravuga. Ibyo ntabwo gurenganzira bwo kwisiga amavuta y'umwana wanjye. Uranyumva neza? Umva mama Sava. Umva hano. Papa Sava nawe buretse maze nke muri kibazo kiraha ngaha. Urumva? Onguki. Buretse ndaje turavugana. Umva mukobwa we rero reka nkubwire. None ugezaho kurira inyama mu nkono. Ugezaho gufata imineke ukayirunda mu nda yawe yose umwana wanjye ntakibona imbuto. Umva ndagusohora. Mama Sava. Karame. Ushobora kuza ukumva ibyo nkubwira cyangwa wabisuzuguye. Uwo ntabwo ari umwana w'uruhinja urimo kurira ngo urimo uramuhoza. Icyo si kimwe. Iyo ntabwo ari inkono iri gushirira ngo uratinya kuyita. Uranyumva neza? Wose umwana uri guhondobera ngo urimo uramusinziriza. Umuzembagiza. Ndavuze ngo vayo nyitabe wumva ibyo nkubwira kuko nibyo byifite akamaro. Cyangwa umbwire ngo usuzuguye umugabo wawe. Naje mugabo mwiza rwose. Kuyitabye. Switi wanjye sheri kuki ushaka untengo hako. None se kandi ngize ariko sifuka buhoro uriterera hejuru ninde ugukirigisa abantu uriterera y'amasaha go gukirigita naragera nagera tumaze kurya no biragirwa reka tuganire nk'umugabo n'umugore barimo gukemura ikibazo sibyo. Dore shango kiraseka sanije nahajye na Nyagasani dore shambye yambyariye ingenzi ngo ranezeza. Ubuse nibyo mpamagariye koko. Oya nyine nagira ngo adare ngo kiratereka baza ariko nagira ngo mubaze buri ubu bigenje ute. Ibiki se? Kuko cyushihura umukozi koko imbere yanjye koko. Papa Sava ntabwo ubona ko bayakoze amakosa. Ariko nta makosa ubu yakoze. Anese mama Sava mubaze koko. Biriya wowe urumva ari byo biri mu nzira koko. Ute yisize ku mavuta se ko mubwiye. None se kwisiga ku mavuta rugaru kuyakotora makayashyira abandi. Harabo yayashyiriye. Si umubiri we uwo mwana se si umukarabya se umuheka ubwagire gutya musige nawe ntihisiga bibi kibazo ko tutaramuhemba nyine ikosa nirye ntiyakaba yaraguzaye. Uti yariye ku mbuto afite inda 3 sindimwe ubusa twariye iyo mineke cyangwa twariye iriya mineke nanjye nariyeho 2. Urumva ari kibazo? Nta kibazo gihe nese kuki urimo gutoteza umwana ngo ariye umwembe ngo 2 bya 3 ubu utangiye kujya ubari imyembe na 2 bya 3 3 bya 4 hano dufite ibiti niba ari nabi cyawateye ibindi niba ubonye ko umwana bikunze ariko ugize amahirwe ntiwabona umuntu ugukundira ibintu byawe. Ikindi uti yaruye ngo isorori y'inyama ngo zose ngo arasirya zimara amasapfa koko nta soni we. Kandi reka nkugaye mama Sava ejo bundi burana kunyujijemo ijisho ndaceceka sinivanga mu byawe. Umwana ateka inyama akarange byose abizane ku meza nurangiza uti we kwarura ugiye kwarura inyama zimara muramubwira ngo nagende yaranje ku isosi ngo inyama zarinye. None se we ntabwo azikunda koko. Oya byibaze ko hano ntabwo turi muri babakire bavuga ngo dufite ibintu byinshi bafite nabari kusibye kutabishima si imico yino ngo dere nzaguhemba yango nsaba ibyo ushaka byose ngo ntuzankoreye ku mavuta ntuzankarabira amazi ngo ntuzagira ute ntuzandire ku biryo ngo ujye ukora ngo nurangiza ute. Turabo ngabo se turabo ngabo. None se nawe shyira mu bwenge ushungure wumve niba ari byo koko. Umuntu arateka ntuhari ukaza ugasanga yateguye ukarura ukarya siko bigenda. Wabonye akazi uragenda ugakora ukamusigira umwana
akamumesera akamukarabya akamusiga akamugaburira umwana wacu ntabwo arwaye siko bimeze nk'ubu hari ariko warangiza ukajya kumwuka inabi ubu se urashaka kuba nka Mukankwaya ngo ejo bundi wagize utya akamena isosi ku mukozi umwana yari ati heko mwana vuba kandi umuzembagize ubwo se uba wumva muhekesha iki ntihari n'ubwo aheka agoronzora ukuboko akumunanura akagenda yagoronzora akazamera atya reka buriya nta n'ikiruta ijambo ryiza buriya ijambo ryiza urimo guhana umuntu uzi ko rimukorogoshora mu mutima rikazamuka mu bwonko rinyuze mu muhogo rikajya mu bwonko bw'imbere mu bw'inyuma mu bwo hagati hose agatekereza ati kubera icyo umuntu ambwira neza kandi nakosheje uzi iyo ubwiye umuntu uti ariko ibyo ngibyo urimo kwangiza ko ari ibya hano iby'iwawe uzabicunga utarimo kubyigira hano kuba umeze nk'uri muri stage yumva umukoza aha ariko umuntu araje isabune amazi ibiryo iki ubwo se azakuba hate amabona umeze nk'igisimba uzi urashaka kugira ngo umukozi yubahe igisimba nawe bishyire mu bwonko umbwire ibyo bintu nibyo koko sava basimbabara ntabwo bizongera oya ntuzabyongere nawe iyo ufite umugabo wawe ari sava nawe uba ugomba kuba sava nyine si byose ntuzongere nazamukurura tugenda tuyivugana naho ubundi ni kuriya bigenda ntabwo se wowe utarimo gukwakwanya vuba urabone uti ntuzi ko jya mu gikoni ugire vuba mu nda biracika yego umuntu aba agukebura iki gikobwa giseka nkawe mama sava kwakwanya buriya nta rundi rwango mwana wacu aba ari ukugira ngo ibintu bigende neza si byo se